Yes, reka dukomeze tubasuhuze mu mwese mudukurikira muri ahantu hatandukanye muri mu turere 30 tugize igihugu cyangwa se muri hirya no hino ku isi muri diaspora by'umwihariko mwe mwese muzi gukoresha cyangwa se mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese mudukurikiye mukoresheje telefoni zanyu kuri YouTube cyangwa se computer zanyu. Reka tubabwire tuti mukande ahanditse subscribe ubundi mukomeze mugirirwe amahirwe yo kubona inkuru zacu mu bimbere. Tumaze iminsi tubabwira inkuru zibungura mu buzima busanzwe kugira ngo mwige isomo hiri niri. Uyu munsi rero turibuze kubagezaho inkuru higiye kubazinura gukunda iby'isi kurutwa mukunda ubuzima bwanyu, kubera ko abantu benshi bakunda amafaranga ariko bagapfa bakayasiga. Bityo rero nibishimira ko wahaze, ujye ushimishwa nanone ko hari abantu batatu cyangwa se bane wagaburiye. Reka dukomeze n'inkuru yacu rero. Ni inkuru bavuga ko yitiriwe Yesu ndetse na Yuda, ariko nta gihamya kibigaragaza. Gusa nawe ahari Yesu cyangwa se Yuda ushobora kwasimbuza izina ryawe kugira ngo ubu buhamya cyangwa se iyi nkuru ikurebe ndetse inakugere mu misokoro. Umunsi umwe Yesu yapanze urugendo, arangije asaba Yuda ko bajyana, dore ko Yuda yarashinzwe imari, maze arangije afata imigati 3 ayihereza Yuda kugira ngo bayijyane nk'impamba. Nuko bakomeza urugendo, bamaze kugenda nk'ibirometero 3 bahura n'impumyi, maze Yesu acira hasi atoba utwondo ayikora ku maso, impumyi irangije irahumuka. Ubwo Yuda yarabibonaga nawe aravuga ati okay, uko bahumura impumyi nabibonye nanjye ho umunsi umwe nzabigerageza. Hanyuma akomeje urugendo, Yesu aramubwira ati Yuda zana wa mugati wa mbere. Ubundi Yuda afata wa mugati awuhereza Yesu. Yesu awugabamo ibice bibiri, igice kimwe aragisigarana, ikindi gice agihereza Yuda. Bakomeje urugendo rero, bamaze kugenda nk'ibirometero 10 bahura n'umugabo ufite ubumuga bw'ingingo, maze Yesu aramureba amukora ku ngingo zifite ikibazo, maze zose zirangije zirarambuka zirakora neza. Yesu aramubwira ati ikorere uburiri bwawe, ufate imbago yawe ugende, cyangwa nushaka uyijugunye kuko utazayikenera ukundi. Nuko umugabo hagenda ashima Imana. Ibyo byose bibaye Yuda areba uburyo Yesu yabikoze. Yuda aravuga ati nanjye natomboye umunsi umwe nzabikora. Hanyuma bakomeza urugendo, Yesu abwira Yuda ati mpereza wa mugati wa kabiri. Noneho Yuda akoramo umugati wa kabiri awuhereza Yesu. Yesu awugabamo ibice bibiri, igice kimwe aragisigarana, hanyuma ikindi agihereza Yuda. Bari bakomezanije urugendo. Hanyuma rero Yuda abonye urugendo rukomeje kuba rurerure kandi inzara ari yose n'inyota, afata wa mugati wa gatatu ariherera arawurya, maze bakomeza urugendo ariko ntigera asaba uburenganzira Yesu. Ubwo bageze mu iteraniro ry'abantu benshi, Yesu atangira kujya mu ikoraniro ry'abantu, akiza abafite ubumuga butandukanye, akiza abarwayi ndetse atangira kuzura abapfuye. Maze Yuda nawe ati reka njye gukora ibyo kwimenyereza umwuga cyangwa se ibyo wakwita stage, kuko Yuda yumvaga ko yakopeye ibyakozwe na Yesu. Yuda yumvaga ko nawe ari buze kubikora. Hanyuma yagiye yihererana umuryango w'abantu bafite umwana ufite ubumuga bwo kutabona, arababwira ati munshakire ifeza n'izahabu, ubundi uyu mwana wanyu ndamukoraho ahite ahumuka. Baramubwira ati wa mugabo, ibyo uvuga ntabwo ubizi, turibuze kuguhereza icyo ushaka, ariko nawe nibikunanira turibuze kukwica. Nuko Yuda arabyemera kuko yari yizeye ko biri buze gushoboka nkuko yabonye Yesu abikora bigashoboka. Nuko harabyemera. Amahirwe make kuri Yuda nuko yagerageje kubikora bikanga, maze ba nyir'umwana batora ibibando, barangije batangira kumuhura mu mutwe hafi yo kumwica. Maze Yesu aba harahageze asanga ni Yuda arimo guhondagura, hari hafi yo kuva mu mwuka, maze arababaza ati uyu mugabo ko mumukubita byagenze bite? Aramubwira ati uyu ni umutekamutwe, yaje adusaba amafaranga, tubwira ko yaduhumuriraho umwana, tumubwira ko nibimunanira turibuze kumwica, none byamunaniye, niyo mpamvu turimo kumukubita kugeza ashizemo umwuka. Nuko Yesu arababwira ati none se uyu mugabo mumuretse narangiza nkabahumuriraho uyu mwana hari icyo byaba bitwaye? Nuko aramubwira bati ngaho bikore. Nuko Yesu akora kuri uwo mwana aramuhumura, bamuhereza Yuda, bakomezanya urugendo. Hanyuma bataratera n'intambwe 5, Yesu abaza Yuda ati ese kubona ko Imana igukijije urupfu kandi wari wakoze ibyaha, none nge ntiwambwira umuntu wariye umugati wa gatatu? Nuko Yuda aramusubiza ati mwigisha, rwose nakubwiye ko wampaye imigati 2, umugati wa gatatu uvuga sinzi aho uwukura. Nuko Yesu nagira ikindi amusubiza, bakomezanya urugendo.
hanyuma amaze kugenda nk'ibirometero 4 Yesu asanga abantu benshi bamutegereje bafite ibibazo bitandukanye, hari abagore babuze urubyaro n'abandi benshi bafite ibibazo bashaka ko Yesu abakoraho. Nuko Yesu atangira kugenda abaherezaho urubyaro, atangira kugenda akiza abantu, azura abapfuye, ari nako na Yuda nawe yamukwebye, maze hajya kubwira abantu ati uyu muntu wanyu ufite ubumuga bw'ingingo nimumpe amafaranga, ifeza n'izahabu, ubundi ndibuze kumukiza. Nuko bamuha amafaranga, ariko baramubwira ati nibikunanira turi buze kugukubita tukwice cyangwa se tukubambe ucuramye. Nuko Yuda arababwira ati nta kibazo, muze kumbamba ncuranye ndabyemera. Nuko Yuda aragerageza, we yumvaga ari buze kubikora neza bigakunda, ariko biza kurangira Yuda bimunaniye, baramukubita ndetse bazana umusaraba n'imishumari kugira ngo Yuda bamubambe acuramye. Batangiye kumubamba, batangiye kumugiza ku musaraba, maze Yesu abarahakandagiye arababaza ati byagenze bite? Baramubwira bati hano haje umugabo w'umutekamutwe adusaba amafaranga, tubwira ko ari buze kudukiriza uyu mugabo ufite ubumuga bw'ingingo, none byamunaniye kandi twamubwiye ko nibimunanira turi buze kumubamba hacuramye, none tugiye kumubamba hacuramye. Nuko Yesu asabira Yuda imbabazi, arababwira ati none se uyu umuntu wanyu mubakirije ntimwandika nkajyana n'uyu mugabo? Nuko Yesu aramukiza, barangije amuhereza Yuda, bakomezanya urugendo. Yesu abwira Yuda ati Yuda, kubona ko Imana igukijije urupfu kubera amakosa yawe, yasenge ntiwandusha kumenya aho wariye umugati wa gatatu. Nuko Yuda aramusubiza ati mwigisha, uragira ngo ngire nte ko nagusobanuriye inshuro nyinshi ko nta mugati wa gatatu wigeze umpa, ahubwo twitwaje imigati 2, koko urabyemera ruko mbigenjeje nti? Ese uragira ngo mbanze kwikebagura kugira ngo unyumve? Nuko Yesu ntibavugana amagambo menshi, kuko yabaga areba mu mutima we. Bikomereza urugendo, bari bagiye hakurya y'inyanja. Abageze ku nyanja, mbere yo kugira ngo bambuke, Yesu afata umusenyi wo ku nyanja, agenda awurundamo uburundo 3, hanyuma habwira Yuda ati aka karundo kamwe n'akanjye, aka kabiri n'akawe, hanyuma aka gatatu n'ak'umuntu wariye umugati wa gatatu. Nuko Yuda byumvise gutyo ahita avuga ati nyakubahwa mbabarira, nakomeje kukubeshya, burya wa mugati wa gatatu ni njyewe wawuriye, inzara yari imeze nabi. Ibyo yabivugiye kugira ngo yibonere zahabu, maze Yesu arangije aramureba ntiyagira icyo amusubiza. Iyi nkuru ese hari icyo yaba ikwigishije? Hari abantu benshi baharanira ubutunzi kuruta uko baharanira ubuzima bwabo. Nyaboneka iby'isi nta muntu uvuga ko yabigwije, abantu barabishaka bagapfa batarabihaga. Bityo rero ntabwo hari byiza guhara ubuzima bwanyu kuruta uko kubera ko mushaka amafaranga. Yuda yagiye akira urupfu, yagiye akira ibintu byinshi bitandukanye, ariko yanga kwemera ko ari we wariyeho umugati. Ariko Yesu avuze ibijyanye n'izahabu arabyemera. Ese wabakunze iyi nkuru, yisangiza bagenzi bawe, ariko wibuke gukora subscribe. Mukomeze mugireho umunsi mwiza.